umuntu mubi niyo wamuheka arakuruma kandi umuhetse. Yego. Thank you. Dore barawiga dusoza amashuri we abakwigisha basimburanwa n'iminsi. Umuntu mubi abyara umwana ari uwe ari uwe akamuvuma ari amaraso ye. Umuntu mubi umurangira akazi agakora agaca inyuma akakwirukanisha. Imana izabarinda umuntu mubi. Buriya ntabwo nari nzi Imana yavuze ngo mujye ku isi mwororoke. Inshuti ishaka kwangira umunsi ukababara pe, ariko ukagenda ukagira deception ukavuga uti ntabwo nzongera biki, ariko ejo gahura n'undi akaguhoza yamarira. Yego. Niyo mpamvu Imana yaremye abantu benshi. Unashaka kugenda muri kagenda. I don't believe my eyes. Sijui kama naota. Bahaye ikaze kuri Hirwandi Clarisse nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje ndabaramukije aho muri hose mu mpande z'isi zitandukanye. Nyagasani akomeze kubahira, akomeze kuba amaboko yanyu. Anjye muri kumwe ni Clarisse Hirwa nk'ibisanzwe, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Hirwa. Kanya murajya mumwumva abasuhuriza hari inyuma, nawe turi kumwe hano mu kiganiro. Uyu munsi rero nabazaniye umudamu mwiza, umudamu mwakunze muri benshi, umudamu atari inshuro ya mbere aje kuri Hirwandi Clarisse. Umubyeyi ufite ubwenge bwinshi cyane. Ibitekerezo bye twakoranye tugitangira, ibitekerezo bye byinshi nagiye mbonamo bikunda. Uyu munsi rero nongeye namubagaruriye kuri kamera za Hirwandi Clarisse kugira ngo atuganirize, yongera tunyuriremo ku bintu by'ubwenge, ibintu by'ubwenge. Gahunda ni n'ubwenge bwinshi muri no generation tugezemo abagenzi. Muri generation Z sibyo ra ntabwo babyoroshye Kugerageza. Mama Gogo karibu. Murakoze. Nitwa Goreti uzamukunda nkuko Clarisse yabibabwiye. Ndakijijwe. Nkunda Yesu. Murakoze kunyakira. Ahanga ni mu rugo. Tuguhaye ikaze cyane, karibu. So Goreti uzamukunda nuwo nguwo, ntabwo ari mushyashya kuri Hirwandi Clarisse. Ni mu bantu twatangiranye, duherukana dufite ibihumbi hari nk'Icyenda by'aba subscribers, sibyo? None ubu ngubu tugiye kugeza ibihumbi 27. Wow, bikuze. Urumva Imana itarakoze igitangaza. So rero kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu nk'umukristo, turagira ngo dutangize ikiganiro cyacu n'isengesho. Uradufasha mu isengesho ubundi dukomeze tuganire. Okay, dusenga Imana. Tuyishime nako abantu benshi bakunda gukoresha ijambo ngo dusenge. Gusenga biba mu ijambo ryo gusaba. Bikunda gukoreshwa n'Abanyafurika cyane ko bamenyereye gusaba. Umuzungu yabigishije gusaba. Kandi ugasanga ugiye no gushimira ibiryo ukavuga ngo reka ngo mureke dusengere ibiryo. Ntabwo tuba tubisaba, tuba twabihawe. Ahubwo reka dushima Imana ko uyu munsi yaturinze. Ntabwo tugiye kuyisaba rero, tugahore dusaba Imana. Okay. Turagushimira iteka Imana yacu, turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza, uri Imana irinda, uri Imana ikora kandi ikagaragara, uri Imana twizera igakora, uri Imana twiringira, uri Imana dutegereza bikemera, uri Imana. Turagushimye, nta yindi Imana ihwanye nawe. Tugiye kuganira kuri iyi channel Mana, abari wowe ntabari twe. Reka tuvuge
ibintu bishobora kugirira umuntu akamaro, uzatwumva azumve ko hari icyo yahindura mu buzima bwe, azumve ko hari icyo yakunguka mu buzima bwe, turiho tutanariho, kuko uri Imana igenga ibihe. Urakoze cyane, nsabiye umugisha umuntu wese uzafungura iyi cano akumva iki kiganiro, uzamugirire neza. Uwiteka nsabiye umugisha Hirwa na Clarisse kubwo kwitanga gukora umurimo wawe, ubagirire neza kandi uduhane umugisha mu izina rya Yesu niho tubishimiye twizeye, amen. Amen. Murakoze cyane. Goreti uzamukunda rero, urumva icyo gihe ni kera abantu turebaha abantu bakeya, ubu turi kugenda twiyongera, dukomeza twiyongera. Ndagira ngo wibwire abantu baba baraje nyuma y'igihe twaganiriye. 9,000 gukura muri 20 na 10 byiyongereyeho. Muri benshi mutanze. Ndagira ngo ubibwire ati Goreti ni muntu ki? Goreti nyine n'uyu mureba. Ni umugore. Goreti yitwa Uzamukunda. Goreti ndi umubyeyi. Ikindi ndi umuhanzikazi. Nkora gospel music. N'indi mirimo y'Imana ishoboje mu nzu yayo. Amen. Ndumva Goreti ari uwo nguwo. Goreti ni uwo nguwo. Abantu benshi, abanyarwanda benshi tumuzi kera ku ndirimbo yitwaga Yesu ufite urufunguzo. Ako karirimbo twarakabyinnye cyane kera cyane. Ni uwo nguwo rero Goreti. Uyu munsi rero Magugo nifuje ko tuganira kuri topic y'ubuzima nyine tubayemo muri kino gihe, tubayemo muri iyi si, ariko cyane cyane ku muntu. Cyane cyane ku muntu, urabona bisigaye bigoye cyane kubana n'abantu muri kino gihe. Hari n'indirimbo mperutse kubona yitwa Umuntu, ariko iyo yo numvaga ivuga ku muntu uri mu bibazo runaka, ariko Imana ishobora kugirira neza. Ariko ndagira ngo wenda tureke ko uwo muntu uri mu bibazo runaka, ariko nawe ashobora kubaho wenda ibibazo yarabitewe n'undi muntu. N'undi muntu runaka. Rero ndagira ngo mu buryo burambuye tuganire ku muntu. Abanyarwanda bavuga ngo umuntu ni mugari. Ngo umuntu ni mugari, ariko tuganire ku muntu. Umuntu tuvuze ngo umuntu, reka twihereho. Twihereho njyewe nawe, wenda hatagira umuntu uzavuga ati njyewe bavuze ku bantu. Reka tuvuge ku muntu, ariko njyewe na Clarisse, sibyo? Natwe ubwacu ntabwo twakwisoza. Ngiye kuvuga ijambo ry'Ikinyarwanda, ariko ntabwo nkuvuze ukamvuga cyangwa nkivuga. Nkurikije uko mba mbona umuntu ameze, njye nshaka kuba hari uwo nabereye umuntu. Umuntu akavuga ati Goreti ni umuntu. Umuntu ashaka kuvuga gutyo, yavuze Goreti ni umuntu ariko mubi. Yagize atya, agira atya. Undi akavuga ati Goreti ni umuntu ariko mwiza. Goreti yamfashije iki, yagize gutya, agira atya. Umva, uwo ni wa muntu umwe. Ndavuga ngo umuntu ni 2 in 1. Ni 10 in 1. 2 in 1. Ni byose in 1. Kubera umuntu yakora neza kuri Hirwa, akaba mwiza pe. Hirwa akajya avuga ati njye nabonye Imana mu muntu. Akamubera imfura, akamubera mwiza. Ariko ugasanga Goreti aravuga ati uriya muntu Mana uri kumwe na Hirwa ni ibintu yankoreye. Akamuvuga umuntu
turi abantu pe ariko jyewe numva mfite nk'amatsiko yo kuzabaza Imana umuntu ni iki umuntu ni iki umuntu none yagiye akenshi ijambo avuga ngo umuntu abantu bakunda kurikoresha ku muntu ngo umuntu ni umuntu umuntu ni umuntu icyo gihe umuntu avuze gutya tumva ko yababaye komeretse ukuvuga ngo ntabwo umuntu arangira umuntu ahora ari umuntu uyu munsi yakora neza akakubera mwiza ejo agahinduka yewe hari umuntu wigeze kumfata amaboko arambwira ati gore ndeba mu maso yewe runaka nzagushyigikira nzagufasha ahantu hose waba uri ikibazo wagira ni icyanjye Umunyarwanda ajya avuga ngo ururimi nta kintu rupfana n'umuntu bwayibaze noneho hari igihe ugera mu bibazo ukavuga uti reka mpamagare wa muntu wambwiye gutya yego ukagira ngo nta nubwo ari we wabivuze no kwicara ukiga nanone umuntu ndoga mubwira uti buriya mama teta yarambabaje aravuga ati cecekere noneho ngiye warambonye njyewe ndahari nzakubera imfura nzakubera inshuti mva reka nzakwereka uko abantu babana wahuye n'abantu babi ariko ubwo ati wahuye n'umuntu w'imbwa atari ko umuntu yari imbwa ahubwo ati yo uyu muntu kweri we noneho azi ari tofu noneho mbonye umuntu nakakubera noneho ugasanga we yesu we ningwe na wa wundi wa mbere ni ukuvuga ngo njye nabonye ku ruhande rwanjye kandi ndetse gushyira akadomo ariko hari ikintu nabonye umuntu namugereranya nacyo ndaza kukikubwira nyuma nawe banza uvuge ku muntu wawe njyewe ntacyo mfite mvuga ku muntu wanjye ahubwo ndagira ngo tuganire hari nk'ukuntu hari ikintu wari uvuze uravuga ngo umuntu ashobora kumbera mwiza wowe akakubera mubi noneho hari igihe uganira n'umuntu uri kumva wenda tuvuge inshuti yacu ni Hirwa twese ni inshuti yacu noneho kuri njyewe wenda mwabanjije ubushuti akubera mubi aho ngaho hagati aho ntabwo nzi intandaro yatumye akubera mubi sinzi aho byaturutse noneho njye turabanye wenda njye twinjiye mu bushuti hanyuma urambwiye uti ariko uriya muntu genda gake kubera ko yambereye ukuntu nyabuna ugira iki inama cyangwa ubwira iki umuntu ugiye kugirana ubushuti n'undi muntu ariko wahemukiye undi muntu uzi cyangwa waguhemukiye njyewe rero ku ruhande rwanjye ko namenye agace gato k'umuntu ndakubwira ngo uzagira amahirwe ntabwo nakubwira ngo uzagende gake uriya muntu bimeze gutya yankoreye ibi ntituzanabipfe rimwe ushobora kuba nahura n'umuntu mukaba inshuti tuziranye ahubwo isegura iti kuki utambwiye kare tuzabipfe nukomeze kubera ko njyewe nshobora kuba muzi muri bibiri byagera 2001 agahinduka undi muntu ntabwo umuntu ahora ahantu hamwe yego nta nubwo ahora mu ikosa rimwe yego umuntu ubundi akozwe mu makosa ariko amakosa ahinduka none se go ibyo ni byo koko nanjye ndabyemeranwaho nawe ko nanjye namubwira bonne chance genda ugerageza amahirwe yawe nibiguhira
it's okay nibita noneho biramutse bitamuhiriye bikaba wasi bitamuhiriye akambwira ati byanze ngavuga ati yewe sha kutambwiye mwana ati yewe ati noneho byanjye wabigenza ute ubonye bidakunze ko bakomezanya icyo gihe ndamubwira rero cyangwa ku ruhande rwe namubwira okay wowe nimba ubona byanze nyine mwihorere umwihoreye buriya ntabwo nari nzi Imana yavuze ngo mugende mujye ku isi mwororoke naje kubimenya numvaga nyine mwororoke nyine mube benshi ariko kubera ko Imana izi ibanga ry'umuntu niyo mpamvu yavuze ngo mwororoke kugira ngo uyu nibyanga uhure n'undi bishoboye indi byemera inshuti ishaka kukwangira umunsi ukababara pe ariko ukagenda ukagira deception ukavuga uti ntabwo nzongera biki ariko ejo gahura n'undi akaguhoza yamarira yego niyo mpamvu Imana yaremye abantu benshi unashaka kugenda muri kagende none se ngo akandi kantu nshaka ko tuvugaho wemera urukundo sibyo urukundo ko rubaho kandi ushobora kugira inshuti mema nanjye turi inshuti ndi inshuti yawe sibyo noneho wenda ubushuti ari ushobora kumva kuri inshuti yanjye nkagukunda koko nyine nkumva uri umuvandimwe uri inshuti uri iki ku buryo nshobora no kugufuhira kandi uri nyine numva nyine ari njye inshuti rwose yakakwiye kuba ari inshuti sibyo noneho nkajya gukora nk'ikintu ukambwira ati wenda tuvuge nk'urugero ndi umukobwa uri umukobwa mugenzi wanjye sibyo turi inshuti nyine za nshuti ziri close zikundana kabisa nta buryarya nta noneho mbonye fiance ndamukubwiye cyangwa mbonye indi nshuti runaka reka tureke kubivuga mu buryo bwa fiance inshuti yaba umusore cyangwa undi mukobwa urangije urambwiye uti nyamara nyine uranyashye urambwiye uti uriya muntu akora ibi n'ibi njye muzi muri ibi n'ibi kubera rwa rukundo umfitiye rwo kumva ko ntashobora kugwa mu bintu runaka ahubwo ugomba kubindinda kugira ngo ntabigwamo ariko njye kubera rwa rukundo nkavugana why not nagenda ngo ngerageze warambwiye uri kumva ariko ndenze ku byo wambwiye ndagiye ndagerageje maze kugerageza wa muntu ambereye umuntu uri kumva noneho bya bindi koko wambwiraga hari ibyo mbonyemo wenda kubyihanganira birananira bibaye ngombwa ko birangira icyo gihe iyo nshuti yawe bigenda biti iyo habayeho situation nk'iyo urumva warambwiye sinakumva ndagenda ibyo wambwiye wenda bimbayeho biranze kigero yugarutse ikintu cya mbere nubaha rwa rukundo rwatumye ujyayo kuko iyo rutahaba wari kumva amabwire ni yandi no kuba nkubwira ngo muzi akora ibi wenda nk'urumogi ni umusinzi arara ku gasozi ni umuntu utiyubaha ntakora n'umunebwe kumva ibyo byose nkakubwira nyine ukabyumva iyo ubyumva ukuvuga ngo nta rukundo wari kuba ufite ugarutse rero ugarutse ubabaye ikintu nagufasha ni ukubwira ngo ihangane uko byagenze ntago jyewe nshobora gutesha agaciro ikintu cyitwa urukundo ndakureka ukajyayo nkanagusabira nubwo nkubwije ukuri sinaguhisha koko mbizi ariko nkagusabira ngo Imana igufashe bizagende neza uko ubitekereza burya urukundo nta muntu urubwira amagambo ntawe uruhana ntawe urubwira ngo have wa muhungu arananutse wa muhungu ni munebwe wa muhungu aragira n'igisambu ariba ufite urukundo wanamuherekeza akajya yibaguhere nibyo ariko
urukundo ni ikintu giteye ukwacyo rukora ibyarwo nta muntu uruvangira rero nagufasha ngo ihangane urababaye ko wari wakunze nta kibazo none se ko kuko uyu munsi tukaba dufite topic yo ku muntu gusa none urabihinduye oya n'undi turacyari ku muntu n'umuntu mugari umuntu ni mugari nyirasa kukitubwira mu kanya hari ibyo nari ngiye muri Samutande ranje gato so umuntu ubundi wowe nyine umusobanuro ute umuntu umusobanuro ute ese tuba turetse nko kumusobanura ni gute abantu mudukurikiye mwihanganire Clarisse uretse kumusobanura gatoya ni gute ushobora guhitamo umuntu ni nk'uruhe rugero ushobora kuduha wagenderaho uhitamo umuntu utakubera mugari umuntu nyine kuvuga uti amaburaburizo uyu muntu nashobora kugerageza kubera ko turi mu bantu kandi tugomba kubana nabo ariko turababazanya abantu turababazanya rimwe ukumva uranabaretse nkaho utari umuntu nawe utababaza abandi utiretse bavuga uti ngenda baretse kandi nawe uri umuntu hari abo ubabaza rero ni gute byibuze ni nk'ikindi kintu wagenderaho uhitamo umuntu ubundi guhitamo umuntu umuhitamo bitewe n'igihe urimo n'umuntu ukeneye sibyo kuko ntabwo waba uri kunyagirwa ngo wifuze uri kunyagirwa ntabwo waba uri ku zuba ngo wifuze umutaka kandi nta mvura ihari urumva ntabwo ushobora gutekereza kwifubika ngo ushake ikote kandi ari ku zuba umuntu ushaka umuhitamo bitewe n'igihe urimo ubwo ntabwo twajya duhora dusimburanya abantu kubera ko ibihe bihora bisimburana wasimbura kubera ko wundi uhisemo ntabwo azari uw'igihe cyose uzabicunge neza wenda ubare nko mu myaka 10 ishize inshuti wari ufite urasanga zaragiye kandi utazijyanye kandi urasanga muri iyo myaka 10 haraje izindi kandi nta ruhare rukomeye wabigizemo urumva rero umuntu namuhitamo wenda tuvuge ndi mu gihe nkeneye inshuti y'umudamu mugenzi wanjye cyangwa se umuntu wo kuganiriza muri rusange nkeneye umuntu wo kuganiriza mfite wenda ibibazo ku mutima wanjye ninde muntu namuhitamo mu gihe uko niyumva muri icyo gihe ubundi umuntu aba afite karite buri muntu ubunzi ngo nkeneye iki najya kwa runaka nkeneye iki najya kwa runaka nshobora kugusaba serivisi udafite bikambabaza sibyo niyo mpamvu nahitamo nshingiye ku gihe ndimo ikindi nkahitamo umuntu nyumva igihe abantu twibeshya ariko burya umutima ntago wibeshya umuntu kumva uri mu gihe cy'ikintu ukeneye cy'umuntu ukeneye uramumenya umutima uramukubwira nubwo atatinda mu gihe cyawe wenda bitewe n'igihe uzakimaramo ariko uba wamuhisemo abimerita sibyo hagiye mvuga ko Clarisse aranyumva reka ngende mubwire icyo nshaka kuvuga kuko mbanzi yuko iyo nje bwa mbere ukantiza amatwi yawe mbanzi ko n'ubwa kabiri uzayama nakuzira ari ubwa mbere nabwo umutima urambwira mbere wanyumva nimba atari ibintu byawe kumva abantu bwa kabiri ntiwanyumva
si we ahora avuga ibintu bisoza ukaba umbereye iki umuntu kuko byo ndikubwira ntago ari ibyawe agiye dushakira serivisi ku muntu atari uyifite okay twanyiza tukamurenganya tukavuga turiya muntu yambereye mubi ntanyumva ugasanga uvuze ibintu bitumvikana kandi we ntabyo yifitiye ahubwo akajya anavuga ati sibuka Clarisse yampoye iki ubundi buriya kubera iki kandi ari icyo wamushakagamo ntacyo wabonye ntacyo afite si no kukikwima ntacyo afite ntacyo ashoboye tujye tumenya guhitamo inshuti mu gihe cyazo none ubwo udefinisa gute umuntu se navuga kumudefinisa kumudescribinga sinzi nyine umuntu ubusobanuro bw'umuntu ni ibintu birenze abanyabwenge bose bakoraho bakitarukira bakigendera ariko umuntu nkanjye ukuntu mba mwumva ukuntu namusobanura umuntu ni igihe wenda ndabisobanura gato umuntu ukuntu ari igihe umuntu arahinduka umuntu akugirira igihe cyiza akaguha umwanya akaguha ibyo umwifuzaho akakubera inshuti yewe ukabona nta n'ikindi gihe nta wundi muntu uzaza inyuma ye kumva nta n'undi muntu ninde ukajya wibaza ukaryama umwana wampaye umuntu nubwo ndi hano Nairobi ariko hari umuntu aho umuntu mpamagara amubwira ngo ndasitaye, hari umuntu mpamagara amubwira agenda undebera umwana, hari umuntu mpamagara amubwira ngo mu nzu byanze, hari umuntu mpamagara, umuntu ukamuhamagara umuntu akaba umuntu muri wowe. Ariko igitangaje aza guhinduka bitewe n'igihe. Ahari cyagiye mwabanyemo we yarakirenze agiye mu kindi. Mwabanye ameze neza cyangwa se umeze neza, hari ikintu nawe ari kugushakaho, icyo gihe yarakibonye, none uyu munsi nta kintu agukeneyeho, icyo yagushakagaho yarakibonye kandi ntacyo gifite. Ni ukuvuga ngo arahinduka, ntabwo yongera kumushakaho ya serivisi wari umukeneyeho, ntabwo yongera kukuba hafi nk'uko yakubaga hafi. Ibyo bintu ngenda ndwana nabyo, nirinda kuba gutyo, nkabirwanya nk'umuntu uko nabimenye. Ndabirwanya, ndagerageza nkabirwanya, ariko ndi umuntu bishobora kugenda binanira, ariko narabivumbuye. Uyu munsi dushaka kuba turi inshuti kubera ko nta bantu benshi uragira, nta zindi nshuti ufite. Ejo ukaba umuntu ukenewe n'abantu bari hejuru yanjye, ukasigara ubona ya serivisi wari unkeneyeho ntayihari, ntabwo uyikeneye, sibyo? Ariko gihe ikintu nize ni ukukugumana. Nshobora kuba naragize nk'akantu se mvuge nk'agaki, nk'umuco uturuka ku Mana ho gato. Umva iyo izo ni zimwe muri karagiteri z'Imana. Ntabwo twigeze twiga ngo tubwire ngo njye meze neza, ariko ukuntu tugenda tubana nayo, n'ukuntu idukunda, n'ukuntu igenda itwiyereka, n'ukuntu itugumaho, waba mubi waba mwiza. Ndavuga ko kuki njyewe nta kwigana uyu muco w'Imana, nkagerageza nubwo biryana. Umva birababaza kubona umuntu w'inshuti yawe aguhinduka, akakuvuga amagambo mabi, akagusebya. Urumva iyo umuntu mwamaranye iminsi mugatindana, buriyo iyo Petero avuga
ko Yesu agira igikara anuka igikara ntabwo abantu bari kubihakana kuko yamuryamagaho yego urumva ubu muntu mbonana nawe n'igihe bambonanye nawe reba wowe ufite abantu 900 icyo gihe ubugize 20 na bivuga ko turaziranye sibyo uwo wabwira ngo Goreti bimeze gutya yabwaye ni inshuti ye yabivuze hari umuntu ugeze kugira ikigerezo cyo kuvugwa na murumuna we urumva murumuna w'umuntu noneho amuvuga ku mugabo we sibyo kandi amuhimbira ntago umugabo wawe murumuna we yazanga amubwira amagambo ngo ayahakane murumuna akubera umuntu si amaraso yawe akakubera umuntu ntabwo niyo mpamvu mubwira ngo igihe twamarana njye nawe icyo wavuga ku bantu babyumva umuntu rero ahinduka bitewe n'igihe umuntu ntazavuge ngo muve indimwe mwavutse hamwe mu bwoko bumwe muri abantu umuntu ni umuntu arabonzi bahindukwa na nyina yaramukuye mu nda umuntu ahinduka umuntu ni igihe ntabwo cyicara igihe gihora kigenda igihe gihora gihinduka umunsi aba ari imbeho ejo ari izuba nuko umuntu ameze ahubwo twiga umutima kugira umutima w'Imana Imana iraturenze kuko iratugumana uko turi kose yo irakugumana rero nanjye kugira umuntu azantanye nawe birakomeye noneho simpfe n'umuntu wowe ubwawe mpemukira njye ntabwo mbona wowe mbona igihe igihe nicyo cyari kiguhemukiye ubwo igihe urimo ubwo nyine nuko nicyo kibiteye ntabwo ari wowe rero iyo ubayeho muri ubwo buryo ugira inshuti zirambye kuko uzarebe hari umuntu uguhemukira akagira ntabwo azongera kukuvugisha cyangwa kugukenera akakusemanga ku Kiswahili anakusimanga akuvuga akagusiribanga njyewe ati runaka aho yanyuze ngewe nanuko nahaje ariko igihe kikazamugarura yitonze avuga ati wambabariye tugahura ukagira ngo siwe biterwa n'iki wowe waramugumanye nubwo yabikoze kuriya ariko wowe watekereje ko ari umuntu ni igihe hari ntibazakubeshye umuntu ni igihe nabyumvishe mwabantu umuntu ni igihe nakubera mwiza ubwo ari mu bihe byiza nakubera mubi ubwo ibihe nyine byahindutse guys umuntu ni igihe hirwa afite ikibazo ashaka kubaza sinzi ko banyumva ariko umuntu wenda ntekereza ko umuntu ibintu uri kuvuga ni byiza cyane mwakoze umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa akaba mubi sibyo wenda bitewe n'ubuzima yabayemo n'aho yakuriye n'umuco we ibintu byose nk'ibyo ngibyo siko bimeze bishobora gutuma umuntu agira wenda imiterere myiza cyangwa imiterere mibi nanjye nifuzaga ambwire wenda umuntu mwiza nk'ibintu bitatu yumva byaba bimuranga byaranga wenda umuntu mwiza nanjye ambwire wenda n'umuntu mubi ibindi bitatu byaba bimuranga cyangwa nyine bafite n'uburyo wenda bisobanura ku ruhande wenda wasanga nta mubaho ari igihe ariko nifuza ko yabimbwira gatoya umuntu mwiza yarangwa n'iki ibintu bitatu umuntu mubi kugira ngo nyine n'abantu wenda ashobora kuba bari babi wenda bagerageza kwikosora bajye mu ruhande rw'abeza niba babaho ubajije ibibazo byiza
ariko kwenda ku kijyanye n'umuntu mwiza navuga ngo umuntu mwiza ubundi avuka ari mwiza nubwo yahinduka ibintu biranga umuntu mwiza wenda bitatu bya mbere kamere kuri kimwe ni imbabazi umuntu ubabarira kandi nawe akamenya gusaba imbabazi uriya uwo muntu ashobora kuramba mu bushuti ikindi ni umuntu ugira urukundo umuntu ukunda umuntu ukuvuga ati urundi rukundo ni ibiki ubundi ruza ruti yari umuntu w'inshuti yanjye nigeze gukunda umuntu kera turi bato kuko twaraniganye uwo muntu muranamuzi niko nashaka kumuvuga hano ndakunda nka Sara hari nko sigurimba ibyo ni ibiki bikubaho n'inkundo ni ibiki inkundo ni ibiki urumva ariko umuntu iyo ni karite ya kabiri umuntu ugira urukundo nayo nacyo ni impano ushaka kubyigisha umuntu ntamenye n'ibyo ari byo ariko urukundo ni impano umutima kwanza ubabarira basaba imbabazi ikindi kuba umuntu agira urukundo azi gukundana akamenya no gutanga urukundo kudafite urukundo nta kintu cyiza ushobora gukorera undi muntu iyo ni ikarite ya kabiri iya gatatu ku ruhande rwanjye umuntu mwiza ikintu cya gatatu yaba afite cyaba ari indangagaciro kwiyubaha kuba umuntu mwiza kugira indangagaciro ni byinshi biba birimo ariko akaba ari umuntu wumva umuntu ushobora kumva abandi akakumva akaguha umwanya njyewe ndi umuntu ukunda kuganira nagiye nganira n'abantu benshi batandukanye ariko nkabona runaka nta matwi afite bivuze gutyo wajya nganda barayaciye hariho nigeze kuvuga ko runaka arambwira ati ndashaka kuganira na runaka ndamubwira ko genda muganire ko nta matwi agira kubera ntago akumva burya gutangwa umwanya ni ikintu cy'ingenzi ku bantu babiri bicaranye cyangwa abantu barenze umwe bakeneye kumva umuntu umwe ugomba guhaga ni umuntu uba agomba guha agaciro kumva abandi buriya uzarebe niyo umuntu yakumva ntagire icyo akumarira abanyarwanda bavuga ngo yanyumviye ubusa urumva ariko uba uvuze uti iyo ukiri kumubwira uba ubona urimo gukira uba wumva uri gukira rero umuntu agomba kuba agira imbabazi ikindi agira urukundo ikindi ari umuntu wumva abandi ni n'abantu bagira nabyita defo yo gukunda ko babumva njyewe njya ngira inshuti nyinshi urabizi umuntu akaguhamagara ukategura mbabarira nyumva ufite umwanya ndawufite akakubwira we ati ngubu ntarakubwira numvaga ntararuhuka ati nuko byagenze uti okay sawa noneho bigenze gutya na gutya na gutya na gutya ntacyo urumva akakumva ariko wowe gira ikibazo ushaka umuntu uhamagara ngo agutize amatwi umubure ari inshuti yanjye mbabarire niba ari kunyumva ariko azajya tujya tubiganiraho kenshi tugaseka we ashaka nimba yagize ibibazo amamagare ambwire kuko ambwire akanampositinga cyane ku buryo abantu bahita bamenya ko ankeneye urumva abamaze kumenya amazi ubaye iki kupositinze goreti noneho we ukagenda ufite ibibazo no guhita tuganire noneho meze ukuntu nari muvuze yabuze gato akakubwira akakumva nk'iminota 2 rero ukabona arahagurutse reka ngo njye kunywa amazi ayiwe uretse uracyavuga mukongera ukagira ngo yakumvira noneho akakureka ugasoza akavuga
ugategeza ko aguha feedback avuga ati wenda agiye kumbwira inama runaka yanyumvise ko nari mfite utuntu numvaga umutima utameze neza agahita akavuga ati sha ati ni ibibazo kabisa ati reka nkugwego ati ni ibibazo pe ntabwo byoroshye atuzi mfite ahubwo hari n'ujya kubwira ibibazo byawe uri kumva ngo urabona bimeze gutya na gutya na gutya ukirimo hagati usha nanjye rero cyangwa wenda reka kunasoza barankugera cyangwa ni we niko nindebera nukuri ko Imana agize gutya urutoki rucikamo gutya usha ngo ntabyuzi ngo dore ngewe ngino ryanjye ngo reba ataranakubwira ngo pore ihangane wajya kwa muganga ukagenda murangiye sinkenera ibintu byinshi dore ngewe ino ryabaye gutya oya ukamuga uti ngewe nsengera ahantu ndi gushaka akazi umbabarire nsengera ubwo nawe ugenda usabire ubambwire ko ntakeneye nawe nturakabona ubwo wamubwiye nk'inshuti yawe ngo urebe ko avuga ati dufatanye gusenga ubanze Imana igira icyo gukorera nuko umuntu nyine nuko ameze ariko umubi waretse tukamwihorera ariko abantu babi nabo barahari wenda ntitwabatemeraho itaka kuko bazahinduka ariko abantu babi barahari barangwa n'iki umuntu mubi niyo wamuheka arakuruma kandi umuhetse yego thank you urashimye ntabwo mbizi aho mbashima njye ntabyo nzi ariko reka mbabwire urabashimiye ntabashimiye iyo wamuheka arakuruma niyo wavuga ngo aha hantu tugeze ni habi reka ngo ushyire mu mugongo shyireho n'inkosha arakuruma uwo ni umuntu mubi icyo ni ikintu cya mbere kiranga umuntu mubi sibyo banjye hari akantu nakongera ni ndashima mpfa umuntu mubi niyo wakwitanga mpfa hari ikintu nibutse hari karite z'abantu babi umuntu mubi niyo warambarara wakunyureho adakandagira mu macupa agera hirya agashaka kukunagira n'ayasanzeyo umuntu mubi Imana izabarinda umuntu mubi umuntu mubi umuzi cyane umuntu mubi yaranyigishije ku isi hari abantu babi tubwira kandi ndumva birimo neza umuntu mubi abyara umwana ari uwe akamuvuma ari amaraso ye ko umuntu muzi umuntu mubi afite ibintu byinshi umuntu mubi abyara umwana akamukura mu nda ye arira ari muzima akamuta muri wese umuntu mubi kandi ubwo barahari bazi ko ari beza barakoze benshi Imana ibababarire umuntu mubi araguhemukira wowe waramugiriye neza umurangira akazi agakora agaca inyuma akakwirukanisha uwo muntu niwe bakakwirukana my friend ari wowe wamurangiye akazi umuntu mubi kwa Kiswahili wanasema ana sifa nyingi afite ibimuranga byinshi umuntu nuva navuze ibirenze bitatu umuntu mubi umuntu mubi arakuroga agashaka kupfa kandi umutunze mubana mu nzu akibagirwa yuko ari wowe umuhahira uragiye igiye guhaha uraje muratetse murariye abiwawe uramwishyurira inzu ntazi kwishyura inzu buri sabune mu koga buri kimwe
aranakubwira ati mu rugo hari ikibazo ukavuga uti reka mbaheho 1000 ariko ntanyurugwe agashaka kugukura ku isi akibagirwa ko nunapfa azabura bimwe byaneza wamugiriraga umuntu mubi ikintu cyose wamukorera ntagakibona umuntu mubi ntuzahure nawe kandi uwo muntu ashobora guhinduka banza ureke guhinduka uwo muntu mubi arimenya ninde muntu wakwishimira kuba umuntu mubi kunzi ko abantu bose bavuga ngo ni beza uwo muntu arimenya cyangwa uwo muntu ushaka afite ikibazo cyo kutimenya yuko ari mubi ari pasiteri Mugogo pasiteri Mugogo yaravuze w'umutanzania aravuga ngo abantu bagiye bari mu gikundi cyo gushaka abantu bazimiye intama zazimiye umva bari mu gikundi cyo kuvuga ubutumwa bazana abantu kuri Yesu ari mu gikundi nawe ni umuntu w'Imana arashaka ko abantu bakizwa ari gushaka abantu urumva kumbi abo bashaka bari muri abo bari gushaka abandi ntabwo ngufasha urumva kintu ubwo umuntu mubi ashaka kutimenya akajya mu gikundi cyo kubwirahirwa ngo hinduka kandi wari mubi cyane ari ukeneye guhinduka ntago yimenya ko umuntu nuko nawe muziho ushaka guhindura abandi ariko atihinduye adahindutse kandi ubwo se bahinduka ntabwo byakunda none ugasanga buri munsi aravuga ati duhindura abantu bahinduke babe beza kandi ububwe bwawe udahindutse nta muntu n'umwe aberaho mwiza none ugazahinduka gute nimba atiyizi azahura n'umuntu umurusha ububi amwigisha uriya afite mwarimu we ntabwo Imana ijya ibakuriramo aho ntabwo ibahereza aragenda agakora ibyo byose ejo agahura n'umuntu mubi umurenze avuga ati kumbi mbega umuntu nibwo yisubiramo akibuka ati nanjye nakoreye runaka na runaka na runaka yagira Imana akihana hari abantu batabyibuka batibuka ibyo bakoze bahora bapurayinga victim nibo bakorerwa bibi nibo barengana nibo bababaye ni babandi twavuze haruguru kandi aribo cyane ariko abagore nibo bagira izo defa kandi uwo mubabaro hari n'abagabo babifite uwo mubabaro aribo bawutera aribo bawitera ugasanga umuntu nkubereye mubi nawe kuko umuntu atanga icyo afite sibyo nkubereye mubi nawe wenda unsubizanyije reaction z'ububi nkweretse uriya muntu ni mubi avuga nabi kandi byavuye kuri njye uko natangiye nkumereye ugasanga nyine abantu babi bo bakunda ko ubagirira neza wanajipenda tu sana abantu babi bakunda ubagirire neza nibo bababara nibo baba bafite ibibazo buri munsi aba yumva wamugirira neza ariko ugategereza ikintu kizamubaho cyiza akibura namenye ko nawe ukeneye ya neza nawe akeneye rero umuntu mubi muri rusange niyo wamuheka arakuruma ukamirisha ariko hano turi nta bantu babi bahari so ntabwo uzaduheka tukakuruma so guys reka ngushimire murakoze cyane ndagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye murakoze ku busobanuro bwiza uduhaye Hirwa asabye indirimbo nari ngiye kumusezerera ariko reka mbashimire namwe mukurikiye kino kiganiro ni ukuri Imana ibarinda abantu babi ibaha abantu beza kandi Imana ibahe kumenya kubana
n'abantu bayo yaremye kandi namwe mwirinde kuba abantu babi muharanire kuba abantu beza ariko ngo mu bantu haba harimo umuntu ngo mwiza ntabwo yabura umuntu rero so guys ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro amahoro Imana akomeze kubana namwe turi kugana ku musozo Hirwa asabye indirimbo gogo hari indirimbo iherutse gusohoka yitwa mu bantu ariko gira uduhereze n'iyindi rwose bagende banayirebe babwire gira uduhereze n'indi ndirimbo indirimbo zo zirahari mugende mwirukanye mujye kuri uzamukunda Goreti Goreti official rya ntiriho iriho Goreti uzamukunda official Goreti uzamukunda official mwirukanye munyaruke n'ukuri mukore subscribe mukore share ku ndirimbo ziwe mutange n'ama comments mbese mva mu mutesha umutwe mubwira dusohorere indi ndirimbo vuba turebe indirimbo mu bantu byose rero nukuri mwirukanye mukore subscribe turaza gupininga iyo ndirimbo hano hasi ku kiganiro kugira ngo mugende mujye kuyireba ni indirimbo nziza cyane rero reka ngusabe gogo dusoza uturirimbire ku iyo ndirimbo undi te dusoza murakoze ndabashimiye cyane nanjye Imana ibahe umugisha kandi bakomereza amaboko mugume mukore nshimiye abakunzi banjye cyangwa se abakunzi b'ibihangano byanjye kuko hari umuntu wavuze ati igihe nkunda ziriya ndirimbo ariko ntabwo mba nshaka kumureba n'uwo ni umuntu numva undi akavuga ati igihe buriya mba numva namwirebera gusa ariko si umwumva n'iyi ndirimbo ntazumva njyewe nisubiramo kenshi ngo ngume nkwirebera ariko undi aravuga ati igihe buriya nakumva audio ariko sinkurebe kandi abo bose ntabwo ni abantu mp'agaciro urumva rero ari unkunda n'ukunda ijwi n'ukunda umurimo w'Imana umbamo Imana ibahe umugisha nawe utankunda ndabizi ko ejo uzankunda bitewe n'igihe kandi ngenda bakunda ko namaze kumenya ibanga ry'umuntu unyanga unkunda bose ndabakunda reka ndirimbeho gatoya hano mu bantu hari umuntu mu bantu hari umuntu Imana ishaka kubwira uko bukeye nuko bwije uhora wambaye umwambaro w'urugamba ntuzi gutandukanya ijoro n'umunsi amaso yawe yahindutse ibishirira uhora wibaza ahantu bizaca ariko Imana si umuntu ngo ikubeshye ihangane wihangane wihoza amaso yawe mwamarira dore azaza ntazahera umunsi umwe uzuzura ibitwenge uzaseka ari ahantu nkunda nihekarare dore uhora wiga oya haririmba handirimbira amafiringe neza oya noneho ngiye nkunda iyo kuriri nkunda ijwi no kukureba nkunda wabyita ngo iki full what full package nkunda wese arya usabye ngo dore uhora wiga dore uhora wiga ntugisoza amashuri abakwigisha basimburanwa n'iminsi uhora usenga ntujya usiba ubutayu umuri Imana ntihemuka izashyira izaduhorera dore uhora wiga ntujya usoza amashuri we abakwigisha basimburanwa n'iminsi
uhora usenga ujye usozama ntusiba ubutayu komeza umuri imana niye mukizashyirise live nyine urumva live umuntu aririmba nyine abari live turabashimiye turabakunda Imana ibarinde umuntu mubi bye bye ciao murakoze. I don't believe my eyes. Sijui kama na